kugeza aya magingo aya nta muntu n'umwe kuri isi ya rurema wari wigera yemeza neza igikurikira nyuma y'ubu buzima tubamo, dore ko hamaze gukorwa ubushakashatsi inshuro zirenga ibihumbi n'ibihumbi, ariko nta na rimwe haremezwa aho ubugingo bujya nyuma yo kuva muri ubu buzima tubamo. Bamwe muri twege tugatekereza ko iyo umuntu avuye muri ubu buzima ubugingo bwe buba butegereje umunsi w'urubanza. Hari n'abandi batekereza ko iyo umuntu avuye muri ubu buzima ahinduka igisimba gihuje n'imico n'ibyo yakoraga kuri iyi si. Buri muntu agira uburyo abitekereza bitewe n'imyizerere yiwe. Hanyuma rero uyu munsi wa none tugiye kureba kuri reincarnation cyangwa se kuvuka bwa kabiri. Bishoboka gute ko umuntu ashobora kuvuka asa neza n'undi wigeze kubaho, bagahuza imico ikaba imwe n'ibyo akunda bikaba bimwe? Ese bwo bishoboka gute ko ushobora kwibuka ibintu wigeze gukora urundi muntu mu myaka myinshi yashize? Ibyo byose ndaje tubirebere hamwe mu kiganiro cyacu cy'uno munsi. Muri kumwe nanjye Bahati Chris. Ndagira ngo utarakora subscribe ukanda handitse subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu aho tugiye kwinjira mu nkuru yacu irambuye. Umuhungu wibuka neza ibihe yagize mu buzima bwe bwahashize, ari umwacteur ukomeye cyane muri Hollywood. Iyo ni title y'inkuru yanditswe n'ikinyamakuru gikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, NBC News. Umuganga w'inzobere mu bijyanye n'indwara zo mu bwonko n'imyitwarire y'ubwonko muri University ya Virginia, ariwe Dr. Jimmy Taki. Uyu muganga w'inzobere mu bijyanye n'ubwonko mu gitabo cye yise Return to Life cyangwa se kugaruka mu buzima, yakoze ubushakashatsi ku bana bafite imyaka iri hagati y'ibiri kugeza ku myaka 6, abukora ku bana barenga 2500 bose bavuga ko bibuka ubuzima bwabo bwa mbere. Gusa reka tuvuge ku nkuru yihariye y'umwana bita Ryan. He came from Hollywood. Yaturutse muri Hollywood. Ryan wibuka neza ubuzima bwa Martin wahoze ari icyamamare muri Hollywood mu myaka irenga 50. Muri iyi nkuru Jimmy Taki yavuze ko uyu mwana hari byinshi atabashe guhuza nabyo, gusa hari byinshi nanone yavuze bitari bizwi kuri Martin, bigaza gukorwaho ubushakashatsi bakaza gusanga koko uyu mwana ibyo avuga ko ari byo. Uyu mwana wemeza ko ari we wagarutse mu bundi buzima aragira ati, navukiye muri Philadelphia mu mwaka w'1903, nabaye umubyinnyi muri New York mbere yuko nimukira muri California. Icyo gihe nabyinanaga na mushiki wanjye. Tukiri aho mushiki wa Martin nibyo koko nawe yabayeho umubyinnyi ukomeye muri icyo gihe, ariko ntibyari bizwi ko Martin yigeze kubyinira aho muri New York. Nuko rero Ryan akimara kubivuga nibwo bakoze ubushakashatsi basanga koko Martin akigera no muri Hollywood yabanje kuba umudirector wo kubyina mbere. Nibwo yaje kuvamo umukinnyi mwiza wa filime, abantu benshi bamumenyera mu gukina filime. Ese uyu mwana yaba yarabimenye ute? Si ibyo gusa, uyu mwana yakundaga kuvuga ko Martin yari afite undi mushiki utazwi. Tugarutse mu gitabo cyanditswe na Jimmy Taki, koko yemeza ko Martin yari afite bashiki be babiri nubwo hamenyekanye umwe. Ryan yavuze ku bijyanye n'ihindurwa ry'izina muri agency ya Martin. Icyo gihe yitwaga Martin Agency, baza kuyihindura bayita Talent Agency. Ryan niwe wavuze ku mubano wa Rita Hayworth hamwe na Martin. Ubwo Taki yabazaga abo mu muryango wa Martin, umukobwa wa Martin yemeza ko azi uwo mugore. Icyo gihe abo mu muryango w'umugore wa Martin nabo baje kwemeza ko bazi undi mugore Ryan yari yavuze, bagiranye umubano wihariye bita Marilyn Monroe. Ryan yavuze ko Martin yakundaga kota akazuba, avuga ukuntu yakundaga kujyana abakunzi be ku nyanja, kandi koko hari amafoto agaragaza Martin ari kumwe n'abakobwa ahantu ku mazi. Nuko Ryan yasobanuye neza ko Martin yashatse abagore 4, gusa uwa nyuma akaba ari we baryanye ubuzima, cyane ko yari amaze kubikirangirire. Ryan akomeza agira ati, icyo gihe natwaraga imodoka nziza y'icyatsi, kandi n'umugore wanjye nawe yatwaraga imodoka y'umukara nziza.
Nibyo koko mu rugo kwa Martin hari Rolls Royce y'umukara nziza, ariko ukuri nuko umugore wa Martin atatwaraga imodoka. Nkuko nabikubwiye mbere, hari ibyo Ryan yagendaga yibesha, gusa ibyo yavuze by'ukuri nibyo byari byinshi. Mu rugo twari dufite umukozi w'umwirabura, ndamwibuka neza. Nibyo koko mu rugo kwa Martin bari bafite abakozi b'abirabura benshi. Nari mfite piano mu nzu yanjye, ari Ryan ubivuga. Igitangaje nuko Martin yari afite piano irenze imwe mu nzu ye. Ikintu kindi Ryan yavuze, ari nacyo cyanyuma tugiye gusorezaho. Ryan yavuze address y'ahantu yari atuye. Ryan avuga ko yari atuye ahantu hari hafite izina harimo ijambo rock cyangwa mount. Muri iryo zina ryaho yari atuye, avuga ko yari afite inzu nziza irimo piscine nini aho hantu yari atuye. Baje kureba inzu ya nyuma Martin yari atuyemo koko, basanga yari ifite piscine nini nk'uko Ryan yabivuze. Akarusho nanone ahantu iyo nzu ya Martin yari iherereye hitwaga Roxbury nk'uko nanone Ryan yahavuze. Naha dusoreje inkuru yacu, kandi nongeye kugushimira wowe twabanye muri iki kiganiro kuva gitangira kugeza tugisoje. Ndagusaba gukora subscribe niba utarayikora, kandi niba hari igitekerezo wifuza kudusangiza cyangwa inkuru wifuza ko twakugezaho, watwandikira muri komenti tukazabasha kuyikugezaho. Murakoze, mukomeze mubwubwe neza. Mwari kumwe nanjye Bahati Chris.